Humura mwana wanjye ibyo uvuga byose ndabyumva kandi mbere yo kubimbwira mba namaze kubibona kandi nuterwa ubwoba nibyo byose bikugose kuko nduwiteka imana yawe manuwe no kugutabara. Ngiye mvuze mama akabona nk'iki kiganiro ashobora no guhera cyangwa n'abamuzi bose bakamwanga. Ku mezi 3 yanjye mbana na nyogokuru ku myaka yanjye nk'itandatu kuko sinamenye umwaka navutsemo sindamenya n'ukwezi n'itariki. Yo me people out there ya dem come here God bad boy shata kula believer champion mosa konkala free the teacher the preacher conductor vibrator Mr. Dreams the real monster the real hustler the most unusual guy. I live the life I love and I love the life I live. The top shata Timamu #1 toy. Uyu Timamu mumwibuke hano kuna meze mumwibuke mu ndirimbo zo guhimbaza Imana mu bihe byo hambere na muguyo namubazaniye niwe wakoze indirimbo ivuga ngo humura mwana wanjye ibyo uvuga byose ndabyumva kandi mbere yo kubimbwira mba namaze kubibona kandi nuterwa ubwoba nibyo byose bikugose kuko nduwiteka imana yawe manuwe no kugutabara. Ariko isi hari igihe isi gucurika ikagutambika Timamu turakwakiriye. Murakoze cyane. Umeze neza? Ya muke. Abantu nabonye inkuru zitandukanye ngo yariyuburuye ngo yabaye umusaza ngo amaze kumusaza ngo ariyuburura ngo uyu munsi ni umusore. Uriyuburura wowe uri inzoka ko tuzi ko inzoka yisigaje ubushobozi bwo kwiyuburura. Oya okay barabyitiranya kuko hari igihe ubuzima ubamo bukwemerera ko usaza uri mutoya. Hari n'ubuzima ushaka kuba mushaje ukahinduka umwana. Ushatse kuvuga iki ubwo? Nshatse kuvuga ngo umusaza wanjye ni umujene. Niho yumvishe se ndirimbo nayuze. Muri ubwo buzima bwo wabaye mu buhe? Mu buzima bwa kera nashaje nkiri umwana bitewe n'imibereho narimbayeho. Imero warubayeho. Hanyuma umuntu tugiye kwinjira ku mateka yawe turaza wenda kuyanyura hejuru nago tubiyinjiremo cyane kugira ngo uzagire igihe kirambuye cyo kuganira birambuye na Timamu tumenye ubuzima bwe bwose tugenda dufata akantu ku kandi. Uyu munsi tugiye kugenda dusa nk'ababinyura hejuru ariko duca amarenga y'ubuzima wabayemo. Umuntu agwe ngo sobanura Timamu ni muntu ki, amazina yiswe n'ababyeyi, yavukiye he, yakuriye he, musobanuye muri make uhereye aho ngaho. Timamu ni izina ry'igiswahili yego risobanura ikintu cyuzuye. Papa na mama bambyaye ari abisilamu. Tuza gutandukana mfite amezi 3. Navukiye mu gihugu cya Uganda ariko papa ntago yari umugande cyangwa umunyarwanda yari undi munyamahanga ntabashije kumenya. Cyoza ari abantu bajya batembera kure bambwira ati twabonye abantu basa nawe banza nzakomeza mpiga. Bivuze ngo nta nubwo ubwongira umuryango kwa papa ariko umuryango kwa mama ufite ni umunyarwandakazi imfura cyane. Hanyuma rero ku mezi 3 yanjye mbana na nyogokuru ku myaka yanjye nk'itandatu kuko sinamenye umwaka navutsemo sindamenya n'ukwezi n'itariki. Ntago nafikisa ngo mvuge ngo mfite imyaka kubera ko ntazi igihe navukiye. Ariko ngereranije nko ku myaka yanjye 6 nibwo natandukanye nabwo na nyogokuru wanjye. Ndaza nabaga za Kayonza Nyawera muri Rukara abantu barahazi Burasirazuba nibwo natangira kuba i Kigali. Mbu mwana w'i Kigali ku myaka 6 yego utandukana na nyogokuru. Ariko nabanje kuba muri Ariferina. Nabaye muri Ariferina y'Umukarange. Ubwo mama we yari ari he? Mama wanjye yabaga mu mujyi Kigali. Cyo wabanaga na nyogokuru. Okay ku mezi 3 impamvu natandukanye n'ababyeyi ntago ari uko bari bapfuye. Yego. Ibanga mama yambwiye namugushije neza rimwe yarambwiye ko hari uburyo umuntu ashobora gushaka ariko atabitekerejeho. Amaze kutubyara turi 3 ngo nibwo yabonye ko atarakwiye kubana na papa. Ubwo nabyo ni agakomere nyine gatoya. Ubwo mwari abana 3 muvuka kuri papa wanyu na mama wanyu. Yego. Ariko papa we ntago yigize umumenya. Nge ntago namumenye kuko urumva navuye ari nge mwana mutoya. Niwe wari mutoya. Ku mezi 3 yego. Nibwo papa nibwo natandukanye na mama na papa. Icyo gihe ku mezi 3 wari ubayeho utewe. Narezwe nyine na nyogokuru wanjye. Mama yaranzanye asigira nyogokuru abari undera. Umwana w'amezi 3 abacyonka. Cyane natunze n'amata. Amata niyo yandeze. Ntabwo wigize wonka. Huya bwo nonsa amezi 3. Mu gihugu cya Uganda cyangwa mu Rwanda? Huya
ntago wankurikiye yago hani kayo wavuze Kayonza ariko wavuze ko wavukiye Uganda navukiye Uganda mvayo mfite amezi 3 nderwe Kayonza guhera ku mezi 3 nari umunyarwanda ba mu Rwanda yego ubuzima bukomeza bute rero bukomeza gutyo nyogokora arapfa ku imyaka yanjye nk'itandatu njyanwa muri Areferina kuko icyo gihe mama ntago yemeraga ko ndi umwana we ku mpamvu z'umugabo wundi yari yarashatse yego ubwo yamishaga ko ndi umwana we akavuga ko ndi musaza we yego kuri musaza we ku myaka 6 cyangwa ku kuno ubuzima bwe bukomeye ni long story wabivuze ko tuzagenda tubinyuramo gake gakeya tubishashemo tukabijyamo ikiganiro cyarangira ari iki kandi twari n'ibindi tugomba kugenda turasa hanyuma urakomeje ku myaka 6 mama wakajya avuga ko uri musaza we kandi uri umwana we kubera undi mugabo yari yaramaze urumva undi mugabo yari yarashatse mama yamweretse ko muri abo bana bandi bari abakobwa urabizi ko mu minsi yashize abahungu twabaga dufite agaciro kurusha abakobwa ndetse umubyeyi wabyaye umuhungu akaba yamuhisha kugira ngo atazaragwa ibyaho yagiye gushaka bikaba ngombwa rero ko mama nijyo mpamvu yemeye ko afite umwana w'umukobwa ariko ngiye ntarimo afatwa nk'uwabyaye ariko timu cyangwa timamu atarimo biba ngombwa rero ko mu gihe bibaye ngombwa ko njya kumushaka ampisha azajya ampisha kugira ngo be kumenya ko ndi umwana we bituma rero njya kuba muri Referenanza kuvamo ni long story cyane ubwo Areferina wabayemo hehe hani Mukarange uva rero i Mukarange uzi Kigali waje ryari wari ufite imyaka ingahe ku myaka 6 yanjye nibwo nyogokuru yapfuye ni mu gihe cya jenoside yego yakorewe abatutsi hanyuma rero nca muri Areferina baza kumenya ko mfite mama baranyirukana ntaramaramo igihe kinini nk'amezi 2-3 gutyo urumva ntago nari nzi kubara ibintu ibihe neza n'ibiri mutoya mitanzwa nza kubana na murumuna wa mama hano i Kigali kuri iyo myaka rero nari i Kigali ku myaka 6 ubuzima wabayemo u Kigali wayinjiyemo gute rero ujya kuyinjira naraje nyibamo mbana na murumuna wa mama bwari ubuzima bukomeye cyane kuko yari umuntu udafite ubushobozi muri icyo gihe ubu ntago ubuzima yari arimo ari bwarimo ibintu byose bigenda bihinduka hanyuma rero biza kuba ngombwa yuko mbaho nkiri umwana ariko nkigana nashakisha imibereho aho rero niho naje guhura n'imirimo itoroshye gufatanya kwiga no gushaka imibereho kugira ngo twe kujya tuburara kandi mbana na murumuna mbona udafite ubundi buryo yabigenza guhera ku myaka 6 yanjye 8 nari umuntu uzi gushaka amafaranga ubwo icyo gihe mwabaga hehe mukaye gace twabaga Igikondo mwabaga Igikondo icyo gihe wakoraga iki wigaga he nigaga Igikondo n'ubundi muri primaire kuri Igikondo hari hejuru urahabona hari amashuri yahabaga hejuru hari Igikondo niho nigaga nkaba n'Igikondo hasi hano aho bitaga muri za Sodoma ni naho hari yanazungurizaga amagi n'ubunyobwa ndi umwana za Juwakari niba uhazi majerwa arawuze nakataga n'igice nsaka ubuzima ndi umwana mvuye na school ku myaka ingahe ubwo buzima buvuyemo ubuzima bwo gucuruza amagi byaba ni long story yago wavuze ko tugenda tubinyuraho kuko byaje kugera aho ngaho maze kugira nko mu myaka 10-11 gutyo biba ngombwa yuko nza guhura n'ikintu gikomeye cyane ntavuga wenda mu buryo bunyoroheye kubera kwaguhishwa naje kujyanwa ahantu ntateganyaga kujya nkiri umwana minera kana gato kabisa ubwo wajyanwe he na ahantu hibanga mu buryo bwo gufungwa mu buryo bwo kurerwa mu buryo bwo ako yago wagiye ubaza gakeya ni mu butayu oya tubwire kuko yago najyanywe mu butayu ndi umwana mara y'imyaka 6 yiyongera kuri yo nari maze kubaho ubwo mu butayu ushatse kuvuga n'ubuhe hari ubutayu nyine nari impishwemo buri muntu ashaka kugira ubutayu bwe ku giti cye ushobora kujya ahantu kwiherera njyenyine nkahita mu butayu ushobora kujyanwa impamvu nari njyanyweyo najyanyweyo kubera guhishwa wa mugabo wari uwa mama bifitwemo uruhare na mama wawe kugira ngo amishe wa mugabo kuko utwo tuntu twose nakoraga nahuraga n'umugabo we nahura nawe cyangwa mpuye nawe witemberera barabakire bikaba ngombwa yuko baza gushwana bageze mu rugo nabo babaga Igikondo se yego nabo babaga Igikondo tuba muri quartier imwe uza kugira ngo ngombwa rero yuko antwara aho hantu abantu bafite uburyo bwinshi bahishama abantu aho wowe wise mu butayu yego nahise mu butayu si ngombwa kuhavuga izina hanyuma rero muri ubwo butayu hari muri Kigali cyangwa hari muri Kigali ariko nanone hari no mu mahanga ni mu butayu nyine ko numva duhisha ibanga rikomeye tima hari muri Kigali aho hantu yakujyanye hari muri Kigali ariko hari no mu mahanga wararyaga kurya nabyo urabyumva ntago byari byoroshye waranywaga nashoboraga kumara iminsi 3 ntariye aho mbiboneye nkabirya rasiyo nemewe ni yarimwe ku munsi ubwo murumuna wa mama we byagenze bite wamusize namusize ntese namusize bishaka
nyine narajyanywe ariko se jya wemera ko abantu bafite ubushobozi burya bashobora gukora buri kimwe ashobora kuguhisha mu nzu ye ashobora kukujyana muri pirizo ashobora kukujyana ahandi aho ariho hose ariko nimvuga ibi bintu ntibabyitiranye n'imibereho myiza y'abaturage cyangwa na leta ni ibintu by'abantu bihariye ku giti cyabo iyo umuntu afite ubushobozi ashobora gukora buri kimwe najyanywe no mu butayu wimbaza ibindi bintu birumvikana ko agufungiranye mu cyumba hoya ntabwo ibyo bintu nabikubwira none hayago tuzabivuga kuri part 2 wamaze igihe kingana iki muri ubwo butayu imyaka 6 urya rimwe cyangwa rimwe ku munsi cyangwa nkabibura cyangwa bibona rimwe mu minsi 2 cyangwa 3 kugira ngo bikugereho byakugeragaho gute hari uburyo byangeragaho nyine babinyuzaga munsi y'urugi ako se wambabariye yago dutaruka yavuze ko dutaruka tugende dutaruka tuvuge duke kuko ni byinshi wamaze imyaka 6 ubwo ku myaka 7 8 9 gutyo wari wavuye mu butayu ufite imyaka ingahe navuye mfite muri 18 18 icyo gihe intekerezo zari zihe nta bindi bitekerezo nari mfite nishimiye kuva aho mvuye akenshi iyo usohotse mu kibazo wishimira aho uvuye nta guteganya aho ugiye uba wishimiye aho uvuye de naho winjiye habakunyuza uko hari kose kuko niba niyo mpamvu nijoro tuvuga ku bintu bya COVID-19 nakubwiye ngo mbikuganirijeho wasanga twe twarayiteguye kuyibamo mbere nta kintu ibintu bitubwiye hari ubuzima uba warabayemo butuma akondisiyo ke umuntu yagushyiramo yose wayibamo ubwo icyo gihe usohoka mu butayu ku myaka 18 ibyo byose wari utangiye kuba umusore w'umugenda ijwi ritangiye ku aho rero sasa muri ubwo butayu namazemo igihe kitari gitoya niyo nkomoko ya Humura mwana wanjye navuyeyo naramaze impano yanjye yaratangiye gukora neza nabonye igihe kinini cyo kwitekerezaho nari wa mwana urira nkihoza sibyo kandi atari uko wenda ubuza baguhoza ariko ntago byashobokaga hanyuma rero navuyeyo nagiriwe umugisha kuko nyajyanywe muri ubwo buzima naramaze kumenya kuba umukristo bimfasha gusabana cyane n'Imana nge ntago nari umunyedini hari abantu biyita abakristo ariko ari abanyedini ndaza kukubwira itandukaniro ryo kuba umunyedini no kuba umukristo ngero nari umukristo mbega wa wundi uvuga ngo mana niwe papa niwe mama niko kandi byari bimeze nyine hanyuma rero ninjira muri mood y'impano Imana yampaye hari n'izindi ndirimbo nahimye mbere ya Humura mwana wanjye nagendaga amakorari n'ibiki iriya niyo ndirimbo nasohoye bwa mbere ariko ifitanye isano n'ibyo bihe ariko nyine nabaga ndi muri network nawe uravyumva buriya gusenga niyo ni drogue the same nkuko bamwe banywa itabi akumva yahinduye mood arahandi hano sibyo kumwe umuntu anywa inzoga ukabona ntazi igice aherereyemo iyo usenga cyane rero nabyo ni ibintu byinspira ibitekerezo byawe bigahindura aho waruri ukibona mu kindi cyiciro yego ubwo icyo gihe ndagira ngo utubwire uva mu butayu mama wawe yabonaga umaze wenda no gukura byari bikomeye cyangwa mwarabonanaga no mu gihe wabaga uri mu butayu mama ntago nshaka kuza kumuganiraho cyane mu buzima bwanjye nabayemo ibintu byinshi byankomerekeje sinjye ubundi mbikumbura sinjya nashaka kubyibuka cyane ko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo niba mushaka ko mbaremera ibindi bintu bishya mwirengagiza ibyahise ikindi cyane nanone ngira umutima ukomeye ku buryo ntago njya mpa agaciro kuba numva narasa cyane ku muntu ngiye mvuze mama akabona nk'iki kiganiro ashobora no guhera cyangwa n'abamuzi bose bakamwanga ariko ntago ari byo ngendereye dufite ibindi tugendereye byakubaka abanyarwanda nanjye nago ndimo kubaza mu buryo bubi icyo gihe uva mu butayu cyangwa kurwayo mama we yabonaga umeze ute ese wowe ukimubona cyangwa mwarabonanaga twari twaramaze kuba nk'abanzi cyane ko tutigeze tunabana byongeye ko namenye ko mbayeho ubwo buzima bifitemo uruhare cyane ko nagerageje kumusaba kumva namo nta nikosa nari mfite wabibwiwe n'iki ubundi narabimenye amakuru aragenda afite abantu bazaga kunsura n'indi tukaganira bakampa amakuru ikindi nanone umuntu wese arimenya ukuri kwawe mu mutima urakuzi aho waraye ibyo wakoze umuntu yitwaje ikintu rero kubeshyera ubuzi kubeshyerwa ugerageza no kumenya inkomoko y'icyo kintu urumva kuva ku mezi 3 niba utandukanye na mama na papa nta cyo umwana w'amezi 3 agira sibyo muri iyo myaka yanjye nayo ikosa ryose nakura nari kuba ndi umwana ariko nta niryo nari nakoze hari ibyitwajwe kugira ngo kirwaho hantu abanyarwanda bacumugani ngo ibye ikibazo irakirigata bihise bituma nibaza ko ababyeyi b'abamama kenshi bakunda abana babo cyane ndetse kuko nibo baba barabagiriye kubise baba bazi amezi 9 umuntu agenda hari afite undi munda niki utekereza cyatumye mama wawe ageraho amera nk'umwanzi wawe cyangwa akwanga kandi tubizi neza ko ababyeyi b'abamama nibo bagira impuhwe hafi ugereranyije n'ababyeyi b'abapapa ugera naho gutererana bigezaho yes mu ntangiriro z'iki kiganiro nabivuzeho gatoya ariko reka mbisesengure unambajije neza cyane
abantu bibeshya ko nariga ibyo bintu nabyo wenda bizabe mu buringanire. Hari abapapa bakunda abana babo kurusha n'ababyeyi. Ngiye ikintu kijya kimbabaza no kwa ntarabonye papa kuko mfite amakuru ko yankundaga nanagenda ntago nagiye kuko ashwanye na mama cyangwa ashwanye n'undi. Inkomoko y'icyo kibazo rero mbajije reka nyigusobanurire. Nabwiye ngo naganirije mama rimwe namuguyagushije yameze neza. Mubaza ikintu yapfuye na papa ko abantu benshi bambazaga icyo kibazo mbere yuko bijya n'ahantu gufasha abantu benshi. Mama arambwira ati rero nta kintu napfuye na so yari afite abandi bagore ari nge mugore muto yukunzwe unakungwakaje. Yego. Ariko ambwira ko bahuye amukundira amafaranga atari we yakunze. Bamaze kubyarana gatatu nibwo yabonye ko yihenze. Nuvuga ngo mama wawe yakunze papa ari mukura muruta cyane. Yego, ariko amukundiye amafaranga. Babana muri yoka yo kwishima wenda avuga afite irindi rari ry'ibindi yashakaga atari uko yakunze data. Bivamo rero no ko nanjye bingeraho igikomere. Ndagushubije nabyumvise ikibazo n'uburetse ko ntarasubizwa neza kuko muri uko gukunda amafaranga havuyemo urubuto rwitwa Timamu n'abandi urwo rubuto rwitwa Timamu ibyo ari byo byose ruba ari urubuto rwavuye ku kara hahandi imbere ku buryo icyo kibazo rero ku buryo reka nkubwire Tima hari ibintu n'abahanga mu by'ubushakashatsi bakubwira ko ikintu cyitwa umubyeyi w'umugore cyangwa w'umumama biragoye ko yihakana umwana we, biragoye ko yumva ko umwana we yamuterana bigeze ku rwego wowe numva watereranywemo ku mezi atatu biragoye kubyumva bose biragoye ku myaka 6 nyogokuru warapfuye ku myaka ingahe winjiye muri Kigali ku myaka ingahe wongeye kubonana na mama yagushyize mu kibazo kugira ngo agufashe no kukivamo baye kanyabunyobwa kanyamayayi bayakubita ku matwi umwana uvuye kwiga cyangwa ku gahanga ngo yamenye niko bayaryaga abandi. Kandi mama wakize afite imodoka zingahe afite utubari afite ibipangu. Aho rero niho hari mihurizo rikomeye cyane rishobora gutuma nibaza ngo rishobora gutuma nibaza ngo ese koko uwo ni mama wawe nyawe? Ni mama wanjye nyine, mama wanjye nyawe rwose mwiza ahubwo umusirimu cyane. Wowe kuko bitakubayeho ntago wabyumva. Wanza wa mugani uzahinduka. Nta nubwo ibyo byanjye bikomeye. Ubundi kugira ngo wiyakire bisaba kumanya ngo ibyambayeho nibyo birenze. Ntago ibyanjye birenze yago. Hano hanze hari abantu bafata abana kubera izo mpamvu n'izindi nyungu bakanabajugunya. Ahubwo Imana ishimwe ko atanjugunya akansiga kwa nyogokuru. Ni umubyeyi mwiza. Rero wowe kuba byagutusha wenda ufite ukukundana na mama mise mbyumva bitewe mise mbyumva ko ariko ugereranije n'ibindi ujya wumva udafataho inkuru n'ibiki ibyo byanjye ni ibintu bitoto byoroshye cyane. Hari ahantu ngaho taruka rero ndakumvise none hari ahantu wavuze ngo ndamutse mvuze mama abamuzi bamwanga. Reka twikomereze kuri iyo myaka 18 rero uvuye mu butayu ubuzima bwakomeje bute? Ese ishuri wararirangije primaire na secondaire? Ntaga amashuri yanjye nakomeje make yandarananira kubitewe n'ubwo buzima bitandukanye cyane ko umwana ubayeho gutyo uba hirya no hino. Uyu munsi buri hariya waboje uri hariya ntago ibintu bimeze neza. Biraza rero twe tugeze noneho nyuma y'ubwo butayu rero humura mwana wanjye ibyo uvuga byose ndabyumva. Nari wa muntu ubana n'Imana cyane usenga cyane amasengesho kandi menshi anari muri gahunda afitanye n'isano no gukiranuka. Ntago nari wa muntu bivangavanga sibyo. Hanyuma rero nsohoramo album yanjye ya mbere muri 2006 nibwira album yasohotse. Nibwo nayitunganije isohoka neza mu mpera z'uwo mwaka nza gukora udushusho minyuma gato ya mu bahanzi ba mbere cyane. Niyo mvubo n'ishusho yanjye idasobanutse nyine kuko ndi mu bantu buriya batewo ba Mugabo Venuste ababazi bande bose muri ako kiciro kacu badusaba regisi. Ninge muntu wundi wakozemo aka video bwa mbere ariko ka fake nyine. Abaza kureba wenda kuri channel ndibuze kuboriyantaho baraza kukabona ukabonye nanjye ureba hano ntiwamenya ko ari njye. Muri 2006 yego. Ubwo icyo gihe rero ndagira ngo tubwire inspiration ya Humura mwana wanjye iza ubushobozi bwari buhari? Nta bushobozi bwari buhari ntabwo kuko umuntu wakomeje kuba hafi yanjye ni mama dogo nyine muri umuna wa mama. Ariko nawe yaramaze kujya mu bundi buzima butuma nta mugora. Nubwo yari afite ubushobozi kandi ibyo yakoze birahagije. Hanyuma rero gusenga kuvugana n'Imana bibaho. Abahanuzi babaho nkuko n'abapfumu babaho. Ubundi ubuhanuzi abantu barabyitiranya bakumva ko umuntu uhanura agomba kuba ari umuntu utunganye. Ntago ari ukuri uko nguko. Buriya ubuhanuzi ni kimwe no kuririmba. Uhitamo kuririmba gospel undi akaririmba sekira cyangwa izumuco. The same n'ubuhanuzi.
umuntu uhanura ni wo nka kimwe wa wundi mujya mubona basarongo na kosori basarongo na bande ugenda akakubwira ibyawe ni kimwe nuko mu rusengero umuntu ashaka kukubwira ibyawe. Rero haje umuntu w'umuhanuzi ndi mu masengesho y'iminsi nk'itatu arambwira ati ugiye gusora album kandi album uzayiboneraho umugisha. Icyo gihe nari mfite intambara yo gushaka uburyo natangira kwigira bavuze ko nari mbaye umusore nyine ugomba kwimenya. Hanyuma rero nari mfite ikibazo mbona ntabasha no gukodesha ahantu ho kuba 5,000 ntabwo ubwo bushobozi nari mbufite ngo mumenye ngo mfite geto yanjye basi mbamo 5,000 mbega cyari ikibazo cyari 5k ku kwezi. Njya gusenga nsengera icyo kibazo Mana wamfashije nkava muri imiryango nkabona ukuntu mbaho nkiyubaka n'iki Imana impa promise yo gusohora album uzayiboneraho umugisha. Ntangira rero kuririmba kuko nari umuntu ufitanye nifite ahantu mpuriye n'abarokore cyane kubera ko mu byumba by'amasengesho n'iki. Ntangira kujya njya kuririmba hakaba hari unkunze njye natangiye kuririmba kubera impano ntago natangiye kuririmba nshaka amafaranga ni impano yakagamo ni ngewe. Ntangira kuririmba nkoresha twa disquette icyo gihe twari tugezweho ugakoresha umuziki wundi ukagenda ukarekura ijwi ebana nkaririmba hamwe na kwa gukiranuka na ya mpano y'Imana n'isezerano ry'Imana rigomba gusohora. Ibintu byinshi byaturutse muri iyo njyana. Ubwo icyo gihe rero kugira ngo indirimbo Humura mwana wanjye ikorwa bavuze ko hari izindi zari zarakozwe mbere wagukoreraga yarinde icyo gihe Pastor Pini wankoreye zira ndirimbo zanjye za mbere hari zari indirimbo 8 ikora album ya mbere. Hariho yivuga ngo icyo ni gihango Yesu twaragihanye erega mwisi si wacu si wabo wabera ariko naririmbaga zo gutaha nari meze nk'umupfu mbega ugenda urumeze nk'umuntu wihebye nari oya ntago nari meze nk'uwihebye nari narihebye hari ukuntu uyebera mu Mana none ukajya wifuza no gupfa akaririmbo njya ntekereza nakoze abantu banakundaga mu rusengero nagakubitamo nkabona ibintu ahahiye koko banguka mwamuzo tujyane tugushima uko bikwiriye turi mu isi n'ibidukundira ntago Imana yakujyana utapfuye nge naramaze kuba umupfu nari umupfu wigendera usenga nyine wumve gutabarwa kwanjye ari ugupfu ariko simbivuge muri orangaje cyangwa ngo numve ko nakwiyahura ahubwo kwifuza kwanjye ku Mana nkamurikayo banguka mwamuzi njyane se niki si ukukwica se ariko Imana n'urukundo Imana n'umubyeyi hari ibindi biturebere imbere ejo hazaza. Ubuzima rero bwaje guhinduka gute ubwo kujya byibuze ubona ubushobozi bwo kuba kwikodeshereza inzu nyisohora album niho twari turi mu kuntera za nkunga umpaye 100 hari n'abampaga uduceri tumwe twifaranga karimwe na kabiri icyo gihe twe dufite agaciro hoya nta gaciro twari dufite nta kintu twakoraga nta kintu na kimwe twakoraga twe twaraciwe ahubwo naduhaga agaciro bitewe n'abadutanze. Hari igihe umuntu abura ikintu aguha yago hari umuntu uzabura icyo aguha ushaka kuzabona umuntu ugukunda akabura ikintu aguha akaguha ikintu gifite agaciro ko kikagira agaciro bitewe n'umutima ugitanze. Ari nabyo Bibiliya igivuga ku bijyanye n'amaturo ubundi turo rishimisha Imana bitewe n'uritanze n'impamvu aritanze naho riturutse ntago rishimisha Imana bitewe n'ubunini bwaryo. Yego hanyuma rero ngenda nkusanya umpaye 1,000 unyemereye umuntu umuterankunga mukuru wanyagizemo no wampaye 20,20 icyo gihe niwe muntu mbega ubwo ni 2000 na kangahe ni 2006 muri uwo mwaka. Hanyuma rero sohora album nkisohora irakundwa cyane njya kuri za radio Rwanda njya za Burundi njya ahantu hatandukanye barantumiraga mu biganiro nkajya no mu biterane bitandukanye ahubwo none ikintu nshaka kukubwira mbaza ngo kubera icyo utarenza aho wari uri cyo gihe ngo ugera handi kandi wari uhagurutse mu gihe cyiza kandi wari ufite n'ibintu bisobanutse. Yego ahubwo tutarageraho zivanze mu bujiji bw'imyemerere idini waje kuba imbata y'idini nariyo kandi nariyo akose yago nose oya ariko mbere wavuze ngo warasengaga ariko no utari based cyane ku idini. Reka mbigusobanurire neza kuva ku myaka yanjye 6 urebye hagati y'6 n'9 nari umukristo wenyewe wemewe utavanga umunyedini ariko w'umukristo. Ese undi wasengaga muri idini ADPR komeze ADPR ratwika koko oya baratwika byo. Hanyuma rero yago wowe uri muri ambazo tubaza ahubwo gatuma mvaho naringeze oya dukomeze wavugaga uburyo waje ibintu byaje gutumbagira ariko ntibirengeho kubera ko wari cyangwa bigeraho byagombaga kugera bitewe na rya dini n'imyigishirizwe. Ntiwemere kujya gusohokera hano nujye tuzaguca nujye tuzaguhagarika banagutumira ntujyeyo yago mu bantu bakugirira umumaro. Ndibuka ko hari igihe nagezemo ngira n'amahirwe ngira n'abantu bankunda bari smart ariko kubera imyumvire nashyizwemo niba wambaye ipantaro niba usutse imisatsi
uri dayimoni kuri njye wabwo naratokeshaga mu izina rya Yesu njya kuririmba bwa mbere ahantu hita muri Betesida na ahantu naho nagiriye umugisha na hiti kuko nigeze kwakorera concert 2009 Betesida no Kicukiro yego hano mu Gakinjiro ka Gisozi ariko icyo gihe basengeraga Yamaha buriya nigeze guteguriramo concert 2009 haburiramo umwuka abantu babiri kubera ubwinshi bw'abantu kandi hari abantu bicara abantu benshi icyo gihe abantu baramba hwisango navuye muri ADPR nagiye muri ntago ndahindura idini kuva icyo gihe nubu ndacyari umukristo wa ADPR ariko wamenye ukuri kuko biri ravuga ngo nimumenye ukuri niko kuzaba batura kuri ubu rero ntago nkifuza kuba umunyedini ahubwo natandukanije kuba umukristo no kuba umunyedini ese koko Timamu kugira ngo abe umukristo nuko yambara itise ya mampa ibi ndi kuvuga hari abantu bashobora kutabyumva nubona ndi smart ukabona wenda nzi kwambara agapira kanyegereye utuntu unzi ko wenda kogosha neza mbere namaragaho burundu naba ntamazo nkumva nakoze icyaha yes kubera imyigishirizwe imyumvire urumva ukicira urubanza hanyuma rero ibintu byari kungirira umumaro kubera ibya dini ryamize rinshyiramo ibyaryo rituma ntageraho nagombaga kugera nkagira inshuti nziza ntago nzi kugira inshuti isanzwe icyo bimaze yago kugira umukobwa mwiza akaba inshuti yawe atari uko mugambiriye kubana numvaga ari icyaha yes ni ibintu byinshi ukumva wabana n'abandi bo mu rusengero gusa cyane nibo bene data abangaba nibo bari muna bawe nibo bakuru bawe niki nyamara iyo habaye impamvu mudahurira mu rusengero rababura yago nta nshuti usanga wari ufite bene data ariko ntago ari abavandimwe si n'inshuti kuko murangirizanyiriza he mu rusengero ubwo ntago ari ubushuti mbere yuko duha kuri iryo somo ry'ukuntu waje kuba imbata y'idini bikaza gutuma noneho utanasohoka ngo ibintu bye bitumbagire muri kiragiye kuko bagenzi bateho barakomeje barakora ibintu bye biranamenyekana cyane nabo baratukwa baravuga bigira gute birasakuza ba Alex dusabe nabandi ariko wowe ubanza twaranakuburiye muri kiragiye ndagira ngo tubwire Pastor P waramwishyuye naramwishyuye kuko icyo gihe muri za nkunga abantu bagendaga bampa mu byumba bitandukanye hirya no hino no kunshyigikira nayo yakosanyaga nk'umuntu ufite intego kandi nta n'ikintu nayamazaga nese niba utanywa inzoga ngewe menya weekend cyari cyo cyangwa kwiga kuyijyamo 2018 mbere nari nzi ko kujya muri weekend ari icyaha ubu ngo bahise bavuga ko ari bwo waguye hoya no kuba nogosha ari ututwanwa nabyo ubu nabizira waragandaye nubwo waguye waragandaye wowe oya no kuba wambaye agapantaro kari kuri size yawe nabyo ni icyaha nabyo ni icyaha wararangiye iyo bakubona ugenda bavuga ati none uri akanyogosho ubu ngubu 014 nivuga wana nubwo ariko nabukuraho wananyicubuta namenye ubwenge ese undi ni umudamu wigize kuvuga ngo abantu ngo baconga ngo bwanwa ngo oya ntago ari umudamu ni umushumba umwe mu itorero ryacu wabivuze ariko imana imabare nanjye naramubabare n'abandi baramubabare erega n'ijye ubwirizwa ugacika ngo nk'imiswa ngo ngo nk'imirongo y'imizi ngaho ibaze nawe bayi mu itorero yowe n'uwo muntu ntiyaguca ngo bwanwa mubutereka ngo mubuconga miki mpaye nka data twikomereze tibamwe twikomereze ubwo buzima ukomeje kubamo gutyo utazi papa wawe nta nagakuru ke nagiye no kumushaka nsanga yapfuye kera ugiye kumushakira hehe muri ibyo bibazo mbere ko nsora alubumu kuko mfite sister wanjye umwe yaje gupfa undi ariho aba Uganda niho yabaye we sigeze aba mu Rwanda yego nagiyeyo mfite n'abandi bavandimwe nyine tuvindimwe kwa papa ngiye ariko numva nshaka kubona papa cyangwa se ba data wacu family ya papa nyine yego hanyuma ngezeyo hari muri 2005 mbere ko nsora izo ndirimbo nari mfite abavandimwe babakize kuko ubundi mu muryango wacu gukena biragoye hari uburyo nyine umuryango ufite ni nk'umurage niko nabyita hari imiryango itagikena ngo burundu hanyuma rero ngezeyo njyeyo nzi ko ariho nagiye nge nishyiramo ko ariho kuko ntari warambwiye ko yapfuye yego ngezeyo muri 2005 sanga apfuye muri 95 ubwo hari hatambutse imyaka 10 apfuye hanyuma mbahujije mu muryango wundi wa papa bambwira ko batazi inkomoko ya papa kuko ntiyari umugande ntiyari umunyarwanda no mu bindi bihugu ariko byo hirya gatoya ya za Kenya cyane bakavuga ko yakunda kuvuga indimi runaka bakazimbwira okay muri make nsanga ntago ngomba kuzawubona nabyihanaguyemo ntago nkuzi muri make papa ntabwo umuzi n'umuryango we ntawuzi biba ngombwa rero yuko ngaruka mu Rwanda icyo gihe kuko abavandimwe banjye barabisilamu nari umurokoro ukomeye cyane ubikabya bya hatari barambwira bati niba ushaka ko tugufasha
bari bafite n'ubushobozi turagusaba ko banza ukaba umwisilamu kuko urimo uratukisha papa niki ugomba kuba umwisilamu Timamu, papa yaragukundaga niwe mwana wacu rire, bakambwira ibintu byinshi kandi nkumva ni nabyo, ariko kubera ukuntu nari naramaze kuba umunyedini ndabwira ibyo ntago bishoboka. Mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana mu byaremwe byose, nta na kimwe kitaremwe nawe. Barambwira ati niba uri umukafiri urabiza abisilamu buriya rwose ku idini yabo ni hatari, urumva ntago twabana n'umukafiri. Araseka ja urisekera wowe. Ntago babyoroshye yago. Gusa nyuma yaho wabona icyo gihe utari unasiramuye noneho. Oya nari ariko birashoboka sinzibuka. Ubyeretswe n'iki se ko ubusiramuye kutansatse ubundi bite byawe. Ariko sinabura ubwenge, urabona ko namenye ubwenge. Wamenye ukuri. Erega muri icyo gihe umenye ko wanavugirizaga rimwe na rimwe haza mwigisha bamwe badafite inararibonye cyangwa batazi agaciro k'ijambo ry'Imana, akakumvisha ko n'Isilamu ari icyaha. Ibyo nabyo mubimenye. Erega hari amadini hano hanze yagiye akoroneza abantu kubera kwigishwa n'abantu batize. Ubu gahunda ya leta yaje narayishyigikiye cyane yo gukora abapasitori bamwe na bamwe batazi icyo kuvuga, ukajya imbere y'abantu igihumbi ukababwira ibintu bitari ukuri kandi bakabishyira mu kuri bakumva ari ukuri. Nyine hari ku buryo umuntu aza bitewe na titira afite n'aharimo avugira ibintu akavuga ibintu bitari ukuri ukabyumva nk'ukuri. Gahunda ya leta urayishyigikiye? Ntayishyigikira se. Ahantu twari tugeze dusengera mu cyumba, icyumba usanga umuntu adahumeka, inzu yose yarabaye urusengero. Okay, byari byiza uruhande rumwe ku myumvire y'umuntu ufite imyumvire nari mfite icyo gihe navugaga nti haleluya, Imana iduteje imbere, ivuga butumwa mu Rwanda riteye imbere, nkumva ni byiza. Ariko nza kubona n'ingaruka zabyo. Kuko buri wese yari yarabaye apotere, buri wese yabaye umushumba, buri wese yabaye bishop, n'utabikwiriye n'utazi no kuvuga n'udafite ikintu akora. Rero icyo gihe twebwe batubyazaga umusaruro nyine, akavuga ati mfite umusitari natumiye, kandi twebwe noneho kubera ya myumvire ntunamuce n'agafaranga kandi agiye kukubyaza amafaranga. Ukavuga uti muciye amafaranga naba nkoze icyaha. Hani n'abampamagara kambwira ati se uradusaba amafaranga ngaye kugira ngo uze, kuko yabaga agiye kuncuruza. Kavuga nti hoya Imana yarambujije rwose, ntago Imana yambujije kusaba amafaranga muzangenere. Ngo bakugenere se ijyane ku buntu nyine ubwo urataha gutyo. Ni niyo mpamvu tutagiye tugera aho twagombaga kugera, kubera ko hajemo ubujiji, hazamo imyumvire, hazamo n'inzara, ibibazo byinshi. Hari uburyo ibibazo byinshi uhurirana nabyo ntuba ufite ibitekerezo bizima. Reka twikomereze, ubuzima burakomeje, album irarangiye, iracurujwe, irakunzwe. Wibuka ko ufite isezerano ry'uko iyo album ugomba kuzayigiraho umugisha. Umugisha wigiriyeho ni uwuhe rero? Umugisha nagireho wa mbere, twebwe twari tukiri mu gihe cyo gucuruza amakasete. Ayo makasete rero yanjye yaraguzwe kabisa, yaraguzwe cyane. Umugisha wa mbere nuko yamfashije kuva mu buzima bwo gutungwa n'abandi nkajya noneho kwibana kandi nkabaho neza. Iyo niyo nyungu ya mbere. Geto yanjye rwose ntangira kumva noneho igikondo n'ubundi. Umupasiteri witwa Humura François wananyoboraga, ubona agiye mfata geto ndavuga nti ejo ntazanatandukira. Mbega nahoraga nari umwana mwiza cyane. Nari umwana mwiza ariko. Nari umwana mwiza cyane. Yishyuraga ngahe? Twatangiye tuyishyura ibihumbi 10 twari babiri, kuko kuyishyura njye nyine nabonaga ntazabishobora. Ntangirana n'undi mushuti wanjye umuvuga butumwa turayishyura nahashize nk'amezi 2-3 abaragiye, ariko mbona nshoboye kuyishyurira. Biza kuva aho ngaho barayuriza 15, mbona nta kibazo, nza kuyivamo njya mu ya 25, ya 25 mbona nta kibazo, mva kuyivamo njya mu y'ijana, aho naje gushinga na studio hano za Kimisagara. Yo yari inzu nini cyane, cyari igipangu nkikoreramo nanabamo. Hanyuma rero nza no kuva muri iyo ngiyo ngera no kuzindi. Yego. Ubwo icyo gihe wakoraga iki? Icyo gihe nari nakoraga ubuhanzi gusa. Nibo bwaguhaga ayo mafaranga. Ariko muri 2011 na 10 nza gushinga studio ikora indirimbo. Nayo ndayikoresha okay. 2009 mbere yuko nshinga studio naje kwinjira mu bintu bya business. Iki kintu ngiye kuvuga ukiteho. Hanyuma rero natekereje kwinjira muri business imbere umutwaro, na hanze hari abantu benshi batekereza kwinjiramo bagatekereza ariko umucuruzi hari ikintu apfana n'umukiriya. Mupfana ko ufite service akeneye, jya mu kazi. Ndagenda ngura computer. Maze kugura computer sinari nyizi mu by'ukuri.
ariko mfata umwanya hari ukuntu uba ufite nyine umutwe ufungutse ikintu cyiyoriyantaho ukakifata mpamagara umuntu ari informatira mbona ukuntu bayiforomata ntangira kumubaza tumwe keyboard uko bayikoresha suri iki n'iki ubu nisigara nyigisha ariko nari mfite gahunda yo kuba umudije yego ndagenda mu mudije mu mujyi wa Kigali hariya ariko ndi n'umustar bwa busitani bwanjye w'umuhanzi uzwi kabisa noneho ndagenda nkodesha akantu kagaseta gafite nka santimetero 40 aba ariko nshyiramo ya mashini yanjye ntangira gukoreramo ubu DJ nka banning ariko nkanihagaraho nk'umustari abandi mu gihe agasede bakagurisha 1000 nge nkavuga inti ni 2 ni utafite igendera abantu bakaza bakakubona batidere wa muhanzi hagira ahubwo abakiriya benshi noneho haza kugira studio ihomba hari kuri Atene imaze guhomba ari studio nini icyo gihe hakiriho na gahunda zo gukodesha amafilimi n'iki harimo videothèque kumwe bagendaga bashyiramo amafilimi abantu bakayakodesha bakiyabonesha uwo muntu ahombye sinzi ukuntu yamenye umuntu ambwiye atari ko hari umuntu ushaka kuguhuza nawe umuntu ampuza nawe arambwiye ati ndashaka unkorera hano arambwiye nge ntago nagukorera ahubwo twumvikana amafaranga nzajya nkwishyura ngewe nikorere nkwishyura urumaze kuba umukire oya ntago nari umukire ahubwo mu mutwe wanjye hari hagutse nari nkiri hasi cyane pe twumvikana amafaranga tumaze kuyumvikana harimo sonorisation harimo ibiki byose nyijyamo ya videothèque abantu bose bakodesha baba banjye abaza gukoresha amafilimi baba banjye ngenda nanongeraho abandi nk'umuntu ufite izina ebana makura agafaranga rero turakorana nabonye ko ndi kwinjiza cyane arambwira atayumpa ni make nabwiye niba utayemera ndigendeye ihita inasenyuka nibwo rero naje gushinga studio ikora indirimbo nayo ntibyakunda nari maze kugira perime nza gutwaraho imodoka ngo ngerageze ndeye ku bintu by'ubutaximen byakunda kuko nari maze kubona ko amaturo no kutungwa nuko waririmbye bidahagije cyane ko muri aba barokore bacu muri bene data iyo ugize akabazo gato cyane nshuti yanjye nuwagoraga kasete arayireka nuwayiguza arayica cyangwa akayifata akayijugunya kandi ari bene data utabona bino biri kubaho byaba gihozo byaba masharirene ngugire ngo ni ibintu byoroshye kandi ari bene data bagore n'abagabo kandi ari bene data ni bene data nyine baragushuka bati turi kumwe nawe ariko iyo utangiye kujya hirya gato yitorera nshuti yanjye bagukubita iminyafu ukajya uhura n'umuntu agatinya no kugusuza akabona uri icyaha ibyo byose ni imyumvire abantu bagiye bashyira mu bandi bantu mukicara n'abantu ukaba ufite abantu bakuza ibihumbi 100 ariko ukuvugisha wahuye n'ikibazo kikaba ari intambara aho rero nibwo ubonera ko nta nshuti ahubwo babashyize muri systeme bababyaza umusaruro mu kwiyumvamo itorero mugahurira mu itorero ariko nyuma yaryo ntimwemerewe muri icyo gihe ibyo ari byo byose twahereye ku myaka 18 utangiye kugira ubwenge bwo kumva wakwibeshaho bigeze nko muri 20 na 23 gutyo album yaruzuye wabaye umustari watangiye gushabika hirya no hino wabaye umudije utangiye gutwara imodoka icyo gihe wari umaze kuba umusore noneho ufatika icyo gihe by'urukundo ntago wabaga wabijyamo cyangwa iby'urukundo narabitekerezaga kandi cyane nkagerageza no kubyinjiramo cyane ko nabaga numva ndetse n'ubu numva nubwo haba harabaye gusenywa gakeya ukagira ka deception ariko uburyo ubutwari mu rukundo no gusenywa ntusenyuke nabaga numva umuntu tuzakundana niwe mama niwe sister wanjye niwe mubyara nibwo buzima abantu tubayeho gutyo butekereza nizo nzu z'ubufite wifuza umuntu nk'uwo nguwo ariko nanone ni naho hantu hambabaje kuko nahuye n'abantu bari kumbera ababyeyi cyabakambera abakunzi beza sinabafata nitwaje idini cyane ko icyo gihe gukundana n'undi muntu byabaga ari icyaha utari umwadeperi atari mwene data Mana yo mwijuru ndagenda nkugwira ku mupene rero umupene ibintu yankoreye turanasubikira hano kuko amasaha yagiye sidushaka kurangira harya umupene ubwo bari akantu dusoreza umupene bari aba umwadeperi umwadeperi umwe wambara ingutiya umwe ufite akanatireri umwe uhora mu butayo ariko ibintu yankoreye birutwa n'ibyo wakorerwa n'indaya wakora ku muhanda ntiyabikora yago ntago ibintu ubwira ari amagambo bimwe umuntu ashyushya inkuru nibiba ngombwa byabaye ngombwa nta nubwo tuzabiganira tugamije kugira ngo wenda dukomeretse abantu cyangwa umuntu tuzabiganira kugira ngo dutange urugero rwiza ese nkwiye gukunda nde nkwiye kubana nande nkwiye kubana n'umuntu kubera ko duhuje idini nkwiye kubana n'umuntu kubera izi impamvu runaka nkwiye gukundana n'umuntu kuko Imana yavuze sibyo ariko nzaguha ibimenyetso birimo amajwi birimo inyandiko birimo ibintu byinshi nzaguha ibimenyetso by'ibyiciro byose ibyo yagukoreye yego mumenyana mwamenye mu mwaka turasoreza ku nkuru y'urukundo unyemerere niho turi gusoreze part 1 iba irangiriraho mumenyana mwamenye mu mwaka ariko se yago mwari musanzwe musengana se uwo muntu yaje kumenya nk'umustari biri aho ngaho ari musengana cyangwa asengera ahandi oya yasengeraga ahandi yego
nk'umuntu wajyaga hirya no hino mu gihugu hose, nagezeho ndambuka njya za Uganda, njya za Burundi cyane nyine nk'umusitari. Rero abantu buhura nabo bagukunda ntago bamenya. Yarari mu cyiciro cy'abantu b'abafana banjye, tuza guhura nyuma y'icyo giho gatoya muri mwaka 2011. Turahura arambye ati yo mbona rasaze ati ni wa muntu nakundaga, numva ameza amababa. Yari umukobwa mwiza nyine umukobwa mwiza. Ngiye kubona umuntu nkunda biramvuna, ntago biba byoroshye. Niyo defo mfite. Yari umukobwa mwiza ariko nanjye gukunda rero nkaba ndi wa muntu niba nkunze ntago nkunda nkurikiye ikindi, nkunda umuntu we ubwe. Icyo waba uri uwo mu bakeneye, waba uri wahehe, waba umeze ute, mfa kuba nagukunze wowe ubwawe. Ndamukunda ubwe rero. Kuri level ari wa muntu wakoraga ikosa, hari ukuntu iyo umuntu mukunda agukorera ikosa warimwereka agashaka ko mushwana. Uziko namwerekaga ikosa yakoze kandi rikomeye, yaryanga nkaba nasaba imbabazi, akaba ari njye usaba imbabazi. Akaba usaba imbabazi. Hari ukuntu abarabiza banyumva, hari ukuntu ufite umuntu mukundana umbwire ko shesheri ibi nibi ati kutangiye kunzerigereza bite bya wundi ibyo nibicyuzanye, ari ukuri uri kumubwira ahubwo arashaka kubigira impamvu ngo mutandukane. Kubera rero ko iyo nkunze mfatiraho yakoraga ikosa ucaga bugufi, nabona ataryumva nkavuga basi mbabarira, nkasaba imbabazi. Ndibuka rimwe nigeze no gupfukama musaba imbabazi rwose, nuvuga ndanarira, ngenda narira mwana mwene data. Shatima uratwika mwene data. Mwene data hari bene data bakaze nshuti yanjye. Utazabona abantu bajya gusenga, hari igihe bajya gusenga baramya bahimbaza ariko baraye banatikurana. Ntago byabyo. Reka dusubize bene data. Turabasubije ba bene data mwese hano muri nshuti bavandimwe, nshuti z'umusaraba. Ariye ko bavuga. Ntago biba byoroshye. Nshuti z'umusaraba. Yago twasoje shareka. Uretse gato. Barira. Ase yago. Icyo gihe mwakundanye nyuma y'igihe kingana iki mumenyanye? Twarakunda oya sha yago. Nitwinjira muri love story. Oya nitwinjira muri love story yanjye. Sha ni long kabisa, ni ndende gusa tusezeranya abantu yuko tuzabibaganiriza. Mboneraho nubwo nibagiwe nkaza tuvuga ibindi ntitwibuka, ariko tunabibukitse kujya bakora basharinga hirya no hino ibiganiro, bakore subscribe kuri Yago TV. Ikindi nuko muri love story yanjye harimo isomo rikomeye. Abantu muri kino gihe usanga bashwana aho kugira ngo wibuke unavuga utari ku umuntu naramukunze. Niyo yaba ataragukunze Yago, umuntu we wakunze akaguha umwanya ukamukunda afite agaciro. Uko biri kose niba rwaha mwanya, hari n'ibintu byiza, hari ibihe byiza mwagiranye, hari ibyo mwasangiye akabisi nagahiye, hari ibyo mwagiranyeho byiza bishimishije. Ntago ngewe rero njya ntekereza ibibi gusa, mbanza nka agaciro ko umuntu nge namukundaga nubwo atankunze. Ariko naramukundaga. Umuntu wakunze se ugira ngo ni umuntu wo gufata ngo uharabike gusa. Iba aba star bacu bigize hano hanze ntavuga amazina, ugasanga mu gihe hanze murandagazanya, umwabwiye undi nabi, yaravuze muvuze nakari murori, nibitari ngombwa kuvugwa. Twebwe turyamanye ibimenyetso, urumva Yago, kandi ibimenyetso buri ufite ibimenyetso mu kibazo wahuye nacyo niyo ntwaro ya mbere nk'uko uzi ingabo zirinda igihugu. Kuko umuntu burya ntiyagutera. Hari impamvu ibihugu by'ibihangange bitinywa guterwa bifite n'amakosa wenda, nuko bifite iki ibimenyetso. Rero muri love story yanjye nakagaruka. Reka dusoreze ahangaha, ubwo nimudusaba part 2 ku bwinshi nzahamagara Timamu. Birashoboka ko hari n'ahandi muzamubona mu biganiro bitandukanye, ariko nimwifuza ko natwe twongera kumuganiriza kuri Yago TV show muri part 2 akadubwira byinshi kuri love story ye, kuko avuga ko yanyuze mu bihe bigoye cyane, byaje no kumuviramo ingaruka zikomeye cyane zamubayeho mu buzima bwe, na n'uyu munsi agihura nazo. Kuko yaza kuba atagihura nazo ntabwo ari kuba kiryamanye ibimenyetso. Ariko urumva ko akiryamanye ibimenyetso itari iteganijwe mu mibereho yanjye, ariko iri ngombwa ko mba mfite. Nk'abantu twaganire cyane ku bijyanye n'ubuzima bwanjye n'umuziki, reka mbihuze na 2017 ejo bundi kugira ngo twapudetinga abantu be kujya kureta ngo tubasigeza 2012 na rimwe na gatatu. 2017 ni nabwo abantu baheruka kumbona kuri stage igaragara yateguwe, ndetse niyo stage ikomeye cyane nari mbayeho, nari ngiyeho, nashyizemo ubushobozi bwinshi. Nari nayitumiyemo Munishi Marebo Munyakenya, abantu benshi bagiye bayumva concert hitinga,
biza kuba ngombwa ko ndabizi Nyarwanda zarabyanditse igihe cyarabyanditse iyobokamana TV ibintu nk'ibyo nyine bya gospel babivuzeho ndashya ariko bifitanye isano no gukunda mu rukundo turemera tukanahomba rega nshuti yanjye sibyo tuzabiganiraho hari nari maze kubaka inzu mu mujyi wa Kigali iturutse mu bushobozi bwanjye ubu ntanzu nkigira sibyo hari ibihombo twagize ariko ntago ari impamvu yo gusenya abo twakundanye nabo sibyo nta nubwo ari impamvu yo kugira ngo upfe guhubuka uvuga Tima reka dusoze kuri bino bintu tubwira ibintu bine wahombye kubera urukundo icyambere ni iyo konseri yarambabaje cyane kuko nari nayishyizemo amafaranga menshi nanayiteguye neza yagombaga kunsigira ikintu gikomeye ariko irashya irahomba gutegura konseri neza ijana kurindi gashya ikabura abantu kuri za TV1 yamamazwa kuri radio Rwanda yaciye ahantu hose iramenyekana abantu ntibazi impamvu nahiye tuzayivuga muri part 2 iyo niyo ya mbere yambabaje iya kabiri nahombye inzu ngiye mfite passport nari maze kujya Aziya za Dubai nimaze kujya inshuro 7 nari maze kujya mu Bushinwa ndi umuntu maze kugera ku yindi level ariko bidafitanye isano n'ubukunga abantu bitiranya gukunda umukobwa ngo we wabo bafite cyangwa wo ufite yo wanjye yari umukene namukunza cyane ariko nkumva kuba mukunza ari umuntu uciriritse azabinyubahira ahubwo bivamo kumpombye ni ikintu kibabaza cyane ko wari ugeze kuri level ubu ugira inzu yawe mu mujyi wa Kigali ugasigara ukodesha icyo nicyo kindi kintu nahombye kirambabaza cya kabiri icyo ni cya kabiri icya gatatu twari dufitanye umwana nkunda ntamukunda sinabivugura biza abantu benshi duhisha abana n'ubu ndamukunda agahinda kambere ngira nukuba ntamubona kandi mufite ari uwanjye ntago byarangiriye aho ngaho kuko buri kuri buvu yamunyimye kuko yaranashatse noneho yes icyo ni ikintu cya gatatu cyambabaje yago uhombye kubera urukundo yego ufite umwana ukunda musabana niwe wari ibyishimo byanjye cyane nubwo twabanye umutuntu twinshi tukababazanya tukayimukirana tukananiranwa ariko umwana n'uwanjye sibyo uretse ko inita y'umunzana mubona oya ndabivuga ku giti cyanjye ntago muvugira kuko buriya umwana nyine umwana reka ne kubivuga neza cyane ngo misesengure ariko n'umwana wanjye nkunda cyane nkunda n'umuhungu n'umukobwa n'umuhungu mwiza cyane umwana nasohokanaga nkabona abantu barushaho kunkunda mbega nishema ryanjye umwe ntatinya kubwira umuntu ko mfite umwana umwe dushaka kugenda ahantu hose nkishimira ko anyita dadi mbega umwana umwe mbega w'inzozi zawe ubu ndabyumva icya kane cyambabaje ni ugutakaza igihe guta igihe ku muntu ukamukunda ukamusirimura akitera parufe nziza uyimuguriye akambara umwenda uhenze ari wo uguze ukamumenyekanisha n'abantu atari kumenyana nabo ukamugira undi muntu mushya sibyo bikarangiza guhemukiye ibyo ni ibintu bine Timamu yahombye kubera urukundo nawe ufite experience yawe mu rukundo ufite ibyakubayeho ariko byose ni bimwe mu bigize ubuzima bwa muntu hano ku isi uzahura n'ibyiza uzahura n'ibibi uzahura n'ibiguca intege uzahura n'ibigukomeza uzahura n'ibikomeye kurushaho uzahura n'ibyiza kandi ariko nanone ujye wibuka ko uri ku isi ariko nubwo uri ku isi y'ubu butaka tubona buri muntu afite isi ye mwimbere Timamu afite isi ye nanjye mfite isi yanjye nubwo duhuriye ku isi imwe yitwa ubutaka iyi ngiyi tubona twese ariko Timamu afite ubuzima bwe yabayemo nanjye mfite ubuzima bwanjye nabayemo ni nayo mpamvu udakwiye gufata igihe cyawe ngo ujajinge Timamu ni nayo mpamvu udakwiye gufata igihe cyawe ngo ujajinge yago kuko ntabwo uzi isi imurimo mwimbere iyo ariyo rwose mbibisabire buri muntu agira isi ye muri we duhuriye ku isi imwe cyangwa se umubumbe witwa isi ariko buri muntu agira isi ye muri we rero ujya wubaha isi ya mugenzi wawe nawe yubahe isi yawe kubera ko uba utazi ibirimo mu isi yemwo imbere Timamu reka ngushimire cyane kandi ngubwire ngo courage uyu munsi aho ugeze urabona ko uri umugabo ufatika nkuko natangiye mbivuga mu kiganiro mvuga ngo wariyuburuye abantu bagiye kureba amashusho y'irandirimu ntabwo bamenya ko ari wowe kubera ukuntu wasaga hari n'abantu duhura ntibamenye yago ntibamenye kandi biranshimisha kuba batamenye impamvu binshimisha nuko nasanze igihe cy'abo bantu twamenyanye muri icyo gihe umubare mwinshi nta nshuti z'umumaro zirimo ubundi mu buzima tubamo ntabwo ukwiye gukena abavandimwe gukene n'inshuti z'umumaro uzi ko nta babyeyi nta bavandimwe nta n'inshuti z'umumaro
nta hantu buri ikibazo gikomeye cyane. Reka ngushimire part 1 ni iyi ngiyi dusoreje aha ngaha. Niba wakunze story ya Timamu uzatwandikira kuri kino kiganiro n'ubundi, hanyuma muri part 2 ni muyidusaba muri benshi tuzayibaha, ariko nimutayisaba muri benshi nanone tuzayihorera rwose, ariko nimuyisaba muri benshi kubera ko wakunze story ye, ubwo tuzahera kuri love story ndetse n'ibyagiye bimubaho cyangwa bimugiraho ingaruka zitandukanye kandi zinakomeye cyane, ndetse dukomeza kuganira n'ubuzima bwe. Uyu munsi ari hehe, uyu munsi aherereye he, uyu munsi akora iki, uyu munsi nihe twamubona. Niba hari umushinga runaka afite azawutumurikire muri part 2 tumenye uburyo tumufasha cyangwa se tumushyigikira nk'abanyarwanda twakunze ibihangano bye mu myaka yahashize. Wakoze cyane kandi Imana iguhe umugisha, courage mu byurimo. Namwe murakoze yago. Yamana.